yuko 5G yageze mu Rwanda. Ese iyi 5G iteye ite? Ese iyi 5G ikorute? Wewe ukisabwa no gukurikirana ibiganiro byacu kuri Fever Entertainment, ukore subscribe kugira nawe utagira umusanzu wawe utanga kugira ngo aya makuru azajya kugeraho gatanu ku kane. MTN Rwanda yabaye society ya mbere mu gihugu itangije ku mugaragaro service za 5G. Itangira ahantu h'ingenzi muri Kigali harimo Kigali Height na Kigali Convention Center. Ese ubundi iyi 5G kuki ubundi haje 1G, 2G, 3G? Tugiye kureba bamwe amateka y'izi G cyase y'ukuntu ese ni gute bigenda bihindagurika. Kurikirana ikiganiro kuri Fever Entertainment maze umenye ukuri kose, umenye ibyihishe inyuma. Impamvu uzajya wumva avuga ngo za 3G, 4G cyase 2G. Ibi ngibi ni ibyiciro by'ikoranabuhanga. Ibyiciro by'ikoranabuhanga rya mobile network bitangira kuri 1G, bivuze ngo first generation, ari naho byose byatangiriye. Reka ngusobanurire 1G neza. 1G ni first generation. 1G ni igisekuruza cya mbere cy'itumanaho rya telefone ngendanwa. Cyatangiye gukoreshwa ahagana mu 1980. Nibwo abantu batangiye gukoresha telefone zidafite umugozi, mobile phones, ariko ukoresha ijwi gusa, nta SMS na internet. 1G kandi iri analog, iri tumanaho rishingiye ku buryo bwa analog, ntabwo ari ubwa digital. Ubwo nivuga analog na digital, analog ni ibintu nyine bigenda gakeya muri make, ako digital ni ikintu cy'ubu ngubu kirimo kunyaruka. Iyi 1G kandi washoboraga gusa guhamagara cyangwa kwakira telefone nta buryo bwo kohereza ubutumwa cyangwa internet mu buryo bwa SMS muri make. Ubuziranenge buke bw'iyi 1G, ijwi ryumvikanaga nabi, hari urusaku rwinshi kandi umutekano wari hasi, bishoboka kumviriza indi telefone byoroshye. Igikoresho kinini, icyo gihe kandi telefone zari nini cyane kandi ziremereye. Uze kandi ku muvuduko wa data, nta muvuduko wo kuvuga kuko nta internet yabagaho muri 1G, ni guhamagara gusa. Uncamake za 1G. Ikiranga 1G ni ikihe? Abantu benshi bibaza ngo 1G ubundi igeze ibaho. None urubyiruko rw'iyi minsi rwibaza ati 1G yari imeze gute? Ariko ndi hano kugira ngo mbamare amatsiko. 1G yatangiye mu 1980, yari analog. 1G kandi warahamagaraga gusa, nta buryo bwa SMS. Uburyo bwiza mu mutekano bwari hasi, nta mutekano wari uriho kuri 1G. 1G kandi niyo yabaye intangiriro y'itumanaho mu rya mobile network. Nyuma haza 2G, yo yaje ifite uburyo bwa digital and uburyo washaka guhamagara ukanohereza ubutumwa SMS. Haza 3G, haza 4G. 4G yaje ari high speed internet. Ubu noneho haje 5G. 5G very high speed smart technology. Yo urumva irenze urundi rwego. Ku bisobanuro bya 2G. 2G ni 2 second cyangwa ni second generation. Ibisobanuro kuri iyi second generation. 2G ni igisekuruza cya kabiri cy'itumanaho rya telefone ngendanwa. Yatangijwe ahagana mu 1991 kandi niyo ya mbere yakoresheje ikoranabuhanga rya digital rivanze n'ijwi nyandiko. Ibyo 2G yashoboye kuzana bishya, ubutumwa bugufi SMS, abantu batangiye kuboherezanya ama message. Gutyo ubundi kera hataraza 2G hakiri 1G. Unashobora kuvuga ati se
ibintu bya SMS bibaho, ese ni gute SMS ikora? Ntabwo ibyo bari bizi, ariko nyuma haje 2G nibwo batangiye kuvuga ngo reka tuzaye twohereza ama SMS ko babonye uburyo bwa digital. Ubutumwa burimo amajwi voice bwari buri mu rwego rwa digital, ijwi ryumvikanaga neza cyane kandi rifite speed ihambaye. MMC ubushobozi bwo kohereza amafoto n'amashusho by'ingenzi. Iyi 2G kandi yabashaka kohereza amafoto, mbega nyine hari internet tu. Ubushobozi buke bwo gukoresha internet, umuvuduko wa internet kuva kuri 50 kugeza ku 100 kilobyte mu isegonda. Zari 2.75G kugeza kuri 200 kilobyte mu isegonda. Umuvuduko wa 2G ntiwashoboraga kureba amashusho cyangwa gukoresha imbuga nkoranyambaga neza, ariko byari intambwe ikomeye kuva kuri 1G ukajya kuri 2G. Urumva ko ni ibintu bihambaye. Cyama cyezi 2G kuntu yo yari iteye. Iyi 2G yatangiye mu 1991 ubwo hari havuye 1G. Ikoranabuhanga ryari digital. SMS yarakundaga, wohereza SMS nta kibazo. Amafoto, audio cyase na video zarakundaga. 2G niyo yashinze imizi yuko abantu bamenyereye ubutumwa bugufi n'itumanaho ridafite urusaku rwinshi. Nibi ngombwa nshobora kukwereka uko iterambere ryakomeje kugenda kuva kuri 1G kugeza kuri 5G mu buryo bw'imbonerahamwe cyangwa igishushanyo. Gusa reka tuze kuri 5G yageze mu Rwanda, abantu benshi baba bayitegereje cyane. Ese 5G irimo gukora gute? 5G abantu benshi bari bamenyereye 4G, bumva 4G ari ikintu kirenze cyane. Reka tuze kuri 5G. Uzi twabonye ko ari reka tuze nanone kuri 3G na 4G. Ni ibyiciro by'ikoranabuhanga rya internet rinyuzwa muri network za mobile, urugero nka MTN or Airtel. Ibi byiciro bivuga ubushobozi n'umuvuduko internet ishobora kugendaho, bikaba ari iterambere ryagiye riza uko imyaka ishira. Ubwo twaganiriye hamwe uburyo 1G yagiza 2G kaza, umwe tugeze kuri 3G and 4G. 3G ni third generation, ni igisekuruza cya gatatu cy'itumanaho rya mobile network. Yatangiye gukoreshwa cyane kuva mu mwaka wa 2000. Yari intambwe ikomeye ugereranyije na 2G, kuko 3G yashoboraga kwihutisha internet, gukoresha video call no kohereza amafoto cyangwa inyandiko mu buryo bwihuse cyane. Umuvuduko wa 3G, itandukanye ry'umuvuduko wa 3G na 2G. 2G nko twayibonye yari hejuru ya 1G, ariko nyine ntago yari ifite imbaraga nyinshi cyane. Uyu muvuduko wa 3G ufite ubushobozi bwo kohereza megabyte 2 mu isegonda. Nubwo hari version za 3G nka HSPA zitashoboraga kugera hejuru cyane ya megabyte 10 mu isegonda. Tuze kandi ku kijyanye na 4G, tuze kuri 4G. 4G ni 4 generation, ni igisekuruza cya kane cy'itumanaho rya mobile network. Ryatangiye gukwirakwira mu isi ahagana mu mwaka wa 2010. Ako mu Rwanda murabizi ko ntago ryahise ryagera muri 2010. Iyi 4G kandi yihutishaga internet kurusha 3G kandi ikoreshwa cyane muri
muri iki gihe nyine cyacu, muri iki gihe nyine ngubu 5G nubwo yageze mu Rwanda, ariko nyine ntabwo abantu benshi baba bayisangamo cyane. Tumanaho byashoboka ureba amashusho ya YouTube mu bwiza buhanitse, icyo tuzi nka HD cyangwa se Full HD, gukina imikino ya internet, online games, no gutwara amafayili manini mu gihe gito cyane. umuvuduko 4G yari ifite umuvuduko cyangwa se yari ifite ubushobozi bwo kohereza, cyangwa se yari ifite ubushobozi bwo kugeza ku 100 megabyte mu isegonda, bwo kuva ku 100 megabyte mu isegonda kugeza kuri 1 gigabyte mu isegonda, bitewe n'aho uherereye n'imiterere ya network.